Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese, Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutabaza Imana, reka ntangire nsenga, turakomeza dusoma ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimye ko abanye natwe ukaturinda, Mana wagize neza, yataba wowe hacu haba haribagiranye. Mwami Mana duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tubabarire ibyaha byacu, utweze dutunganye rwose. Mana ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uruke ubane natwe. Tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino uyobore gahunda yose, n'aba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kugiye kubana natwe kandi kumvishe gusenga, icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose, amen. Reka dukomeze turirimbana indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu ni namutugira. Buntegereje kandi nihanganye, kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru.
Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esiteri ibice n'umunani kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Reka nsome mu izina rya Yesu. Hanyuma Moridekayi arasohoka ajya imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara w'akabayonga n'igitare n'ikamba rinini ry'izahabu n'umwitero w'igitare cyiza n'uw'umuhengeri. Nuko abo mu murwa w'i Shushani bararangurura barishima. Abayuda nabo baracya baranezerwa, barishima bagira icyubahiro. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, Abayuda baranezerwaga bakishima, bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura Abayuda, kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shimira Imana kubw'iri ijambo. Ijambo ni ryiza kandi ririmo amagambo meza. Inkuru za Moridekayi murazizi, ukuntu yari umuzamu arinda ku irembo. Yamaze igihe kinini ari ahantu habi, imbeho imwica, asuzuguritse, ndetse Hamani ashaka no kumugirira nabi. Murabizi ko ibyo yifurije Moridekayi ari byo byamubayeho. Ibibi yashaka gukorera Moridekayi niwe byabayeho, niwe babikoreye. Igiti yashaka kumumanikaho niwe bakimanitseho. Ni ukuri Imana igihe gikwiriye irahora. Ntimuzajye mwifuriza abandi bibi, ahubwo mujye mwifuriza abandi byiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko wagenjeje niko uzagenzerezwa. Nukora ibibi ni ukuri nawe uziturwa ibibi, kandi nukora ibyiza nawe uziturwa ibyiza. Ngo kandi ngo uko wagenjeje niko uzagenzerezwa, ngo kandi uzakubirwa inshuro nyinshi. Urumva niwifuriza umuntu ibibi, wowe bizaba bibi kurushaho. Numwifuriza ibyiza, wowe bizaba byiza kurushaho. Noneho muri iki gice twasomye cya 8, ahangaha nibwo Moridekayi yakuzwaga. Ubwo Hamani yari amaze gupfa, Moridekayi nibwo yakujijwe, bamuha impeta ya Hamani. Ndetse kubera ko ibya Hamani umwami yari yabigabiye Esiteri, Esiteri ahindukira abiha Moridekayi kuko yari umuryango we. Ni ukuri amateka ya Hamani, amateka ya Moridekayi arahinduka. Nuko ngo yaje imbere y'umwami rero yambaye umwenda mwiza, yambaye impeta, mbega ari kugaragara neza. Iyo Imana igutabaye n'imyambaro irahinduka, iyo Imana igutabaye n'imvugo zirahinduka, iyo Imana igutabaye abantu bahindura amagambo. Ni ukuri ngo bamaze gushyiraho itegeko ko ibyo Hamani yari yagambiriye gukorera Abayuda bimaze gukurwaho, ko batakishwe. Ngo Abayuda barangije barabyumva, ngo abantu bose barishima, ngo Abayuda bacya mu maso, ngo baranezerwa, ngo bakora n'iminsi mikuru. Ni ukuri mwene data nawe nkurikiye, ni ukuri wowe ufite ikibazo, wowe ufite ikigeragezo, ni ukuri ikigeragezo ntabwo ari karande ku muntu, amateka ajya ahinduka. Ni ukuri nawe isaha yawe iragera, ihangane utegereze Imana wihanganye, nawe irakugeraho ikemure ikibazo ufite. Ariko senga Imana, urisengere muri iri jambo tumaze kumva. Ubwire ikibazo ufite ati genda isaha yanjye, ndeka isaha yanjye irageze nanjye ngo ntabarwe. Bwira uburwayi urwaye bukoreho, uvuge ngo ndekura isaha yanjye yageze. Ni ukuri ubwire ikigeragezo umaze iminsi urwana nacyo, kubera ko Satani ntabwo adufiteho ububasha. Satani ntabwo adufiteho, nta bubasha na butadufiteho. Umuntu udufiteho ububasha ni Imana yonyine. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ntucike intege rero, ibyo uri kunyuramo ntibitume
ucika intege cyangwa ngo wihebe kubera ko Satani nta bubasha agufiteho. Imana niyo ifite ububasha kuri wowe, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Ni ukuri wicika intege, tegereza Imana wihanganye kuko nawe isaha yawe irageze. Moridekayi yabaye igihe kinini ku irembo, Moridekayi yabaye igihe kinini ku irembo asuzuguritse, ariko isaha ye iragera. Ni ukuri Imana imuhindurira imyambaro, Imana imugira ukomeye, Imana imugira umutware. Wa wundi wari umuzamu, wa wundi wari uciriritse, ni ukuri Imana imuhindurira amateka. Ndetse na bene wabo b'Abayuda baratabarwa. Ni ukuri humura, nutabarwa na bene wanyu bazatabarwa. Ni ukuri nutabarwa n'inshuti zawe zizatabarwa. Izera Imana gusa urabona ubwiza bwayo. Ni ukuri buri wese nasengere muri iri jambo aho aherereye, pfukama usenge wizeye, ubwire icyo kibazo ngo isaha yanjye yageze, ubwire ubwo burwayi ngo isaha yanjye yageze, ngo nanjye ngiye kwinjira mu munezero wanjye, nanjye ngiye gucya mu maso nk'uko Abayuda nabo bakiye mu maso bakanezerwa. Ni ukuri nawe nkwifurije ko wongera ukishima, nkwifurije ko wongera ukanezerwa, nkwifurije ko wongera ukumva Imana mu buzima bwawe, kandi nkwifurije ko wongera ugafata imbaraga ugakomeza urugendo. Imana rero duhana umugisha. Ni ukuri ibyo Imana ikora nk'uko indirimbo yatubwiye ngo biradutangaza, ngo kandi nta n'uwamenya uko biri. Ni ukuri Imana iratangaje, ibyo ikora biratangaje, nta n'ubwo wamenya uko ibikora. Ni ukuri ihangane utegereze Imana kuko isaha yawe irageze, kandi niwizere uri bubone ubwiza bw'Imana, kandi uri bwizere ari bubone igitangaza. Imana itugirire neza. Reka dukomeze dushima Imana kubw'iri jambo. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Dushimye Mwami Imana ko utajya urobanura ku butoni, dushimye ko ujya ukora isaha yawe igeze. Natwe Mwami Imana turishimye cyane kubw'iri jambo. Moridekayi yabaye ku irembo igihe kinini, Moridekayi yishwe n'imbeho igihe kinini, ariko igihe kiragera nawe Mwami Imana umuhindurira amateka, umugira umuntu ukomeye, ndetse umuhindurira n'imyambaro Mwami Imana, ndetse atuma na bene wabo bishima. Abayuda bongera kunezerwa, urabarengera Mwami, ku buryo abantu bo muri ibyo bihugu bagiye bashaka kwigira Abayuda kandi atari bo, kubera ko Abayuda bari batabawe. Natwe Mwami turasenze, buri wese uri kukumva, buri wese uri kumvira ijambo, buri wese wizereye muri iri jambo, Mwami Imana ikibazo afite, Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo ugikemure. Ufite uburwayi umukize mu izina rya Yesu Kristo. Ufite imbaraga kandi aho ugeze ntabwo ujya ubisiga nk'uko ubisanze, aho ugeze mwamuhindura amateka. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo buri wese ukwizereyemo abone igitangaza mu izina ryawe. Data wa twese uri mu ijuru rero, ngo komeza ubane natwe kandi utwagure mu buryo bw'umwuka, kandi uturinde gucibwa intege n'ibyo ducamo, ahubwo Mwami Imana ugiye kugutegereza. Mwami Imana rero navuga byinshi, ariko kanuzuye ntutuze. Komeza uturindire ubugingo ko ari bwo buzakubona mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza, kugira ngo Mwami utange agakiza kuri bo, bakwakire nabo binjire mu mahoro yawe, nabo baha amahoro yo mu mutima, ubahe gutuza no kunezerwa, ubahe kwishima nk'uko wahaye Abayuda kwishima. Mana, abari mu bibazo ukomeze nabo biteho. Mana, ndakwinginze n'abasubiye inyuma ndetse n'abaguye nabo bongere ubagereho. Mana, ubafate ukuboko ubagaruze ubuntu bwawe. Agura umurimo wawe mu isi yose, agura umurimo wawe mu bantu bawe. Ongera usukue ububyutse, ongere Mwami Imana uha abantu inyota yo gukunda ibyawe, kandi Mwami Imana ukomeze wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Neza yakomeze iganza iteka, amahoro yawe akomeze abane n'abantu bawe. Urakoze rero, mpamagaye Mwuka Wera kugira ngo aherekeze iri jambo, rikore icyo wagambiriye. Icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen.